ikindi gikurikiyeho ngo akajya asubiza intege mu bugingo bwanjye aho natenebutse n'unsubizamo imbaraga mu idebo oze grepresive mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga igiye kuganira rero ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 23 ku murongo waho wa mbere. Hanyuma aya magambo tuyaganire mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Tugiye ku debona za grova mu izina rya Yesu, kandi debona zeregrebresive mu izina rya Yesu. Uwiteka niwe mwungeri wawe, n'ubwango wari ukubereye umwungeri nta kibazo. Umwungeri arwanirira intama ze, umwungeri arwanirira amatungo ye, umwungeri yitangira intama ze, umwungeri niwe udiringa n'ibibazo. Ndimo ndashaka kukubwira iki? Ese Uwiteka niwe mwungeri wawe, cyangwa umwungeri wawe ni amashuri, umwungeri wawe ni imiryango, umwungeri wawe yaba umugabo wawe, umwungeri yaba abana bawe? Ariko se wowe wisubiyemo usanga umwungeri wawe ari nde? Umva iki ijambo ry'Imana ririmo rimbwira. Riravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo kandi kuba mbere umwungeri, ngo anjyana uruhande rw'amazi adasuma, anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Muri ino minsi amazi asuma abaye menshi, muri ino minsi message turimo twumva zirimo ziduhagarika imitima ni nyinshi, ariko ijambo riravuze ngo umwungeri wanjye anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, kandi ikindi gikurikiyeho ngo akajya asubiza intege mu bugingo bwanjye aho natenebutse n'unsubizamo imbaraga mu idebo oze grepresive mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo niwe wenyine usubiza intege mu bugingo bwanjye, kandi ngo anyobora rekotaya binegreya, ngo anyobora inzira yo gukiranuka. Uwiteka Imana ishobora byose anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aranyobora, niwe unyobora, niwe undinda amanywa na nijoro. Umva iki ijambo ry'Imana ririmo rivuga. Umwungeri nuvuga ngo yitangira, umwungeri agenda imbere, umwungeri niwe ushakira urwuri izaragiye. Ijambo icyo risobanuye rero riravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, niwe usubiza amahoro mu mutima. Hano hanze nta mahoro ahari, hano hanze wahura n'ibibazo cyane, hano hanze nuvuga ngo hari intugunda, hano hanze hari message mbi cyane zaguhagarika umutima. Ariko umva iki ijambo ry'Imana ririmo rimbwira. Riravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe, kandi Uwiteka kujyana iruhande rw'amazi adasuma. Humura, nuvuga ngo icyo abantu barimo bavuga hano hanze, message ziri hano hanze, uramutse uhanze amaso hanze, ijambo rivuga ngo isoni zagukora, wiringiye abantu bagukoze isoni. Hari umuririmbyi wigeze aririmba aravuga ngo uwiringiye abantu ngo baramuhemukira, ariko ngo Uwiteka Imana nanga ajya koza isoni, kandi nta nubwo ajya hemuka. Imana yacu ni ihemuka, Imana ya tota sekrova bresive enegrai. Umva ijambo nshaka kubwira. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anjyana nuvuga ngo amitiramo urwuri, amitiramo ahantu ngomba kuryama, amitiramo ahantu ngomba ubuzima bwanjye bugomba kuba. Niwe umitiramo, je sije wihitiramo. Nge nihitiyemo nakihitiramo kujya ahantu runaka, nakihitiramo gasanga nagiye narayijura ahantu runaka. Muri no minsi abantu banga icyo bitari wazire zitwaye abantu, ugasanga aho kugira ngo utindane n'Imana mu rusengero cyangwa utindane n'Imana iwawe mu rugo, ahubwo abantu ugasanga bagiye gutindana n'abantu. N'utindana n'abantu uzasa n'abantu, ariko n'utindana n'Imana uzagira akamero k'Imana. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo muvandimwe. Icyo utindanye nacyo usa nacyo, utindana n'abantu ugasa nk'abantu, watindana n'Imana ugasa n'Imana. Kandi ijambo riravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri, n'utindana n'umwungeri uzagenda nk'umwungeri, n'utindana n'umushumba uzagenda nk'umushumba wawe. Ijambo riravuga ngo Uwiteka Imana nyiricyubahiro, Imana ishobora byose, data wa twese, yabanye n'abatubanjirije, iravuze ngo niwe mwungeri. Imana ashaka kukubera umwungeri igakoza isoni imbaraga zikurwanya. Imana yashaka kukubera umwungeri igakoza isoni isega zishaka kukurya.
Imana yashaka kukubera umwungeri igakoza isoni idubu zishaka kukurya. Imana yashaka kukubera umwungeri igakubita hasi imigambi y'incakura. Imana yashaka kukubera umwungeri ba bantu bakugambana cyangwa se bagutegera mu rwihisho, uyu munsi ikabakoreza isoni ku mugaragaro. Imana yashaka kukubera umwungeri ibitabonekaga bikaboneka. Imana yashaka kukubera umwungeri aho utinjira gukahinjira. Imana yashaka kukubera umwungeri ibyo utabonaga ukabibona. Imana yashaka kukubera umwungeri ibyo utumvaga ukabyumva. Imana yashaka kukubera umwungeri ukarya ugahaga ukagubwa neza mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kukubwira iki kintu, nuvuga ngo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, Imana data wa twese itari mu ruhande rwawe isoni zagukora muvandimwe. Imana itari mu ruhande rwawe wikishingikiriza abantu, nta kintu bakugezaho. Wikishingikiriza amashuri, ntacyo yakugezaho. Wikishingikiriza inshuti n'abavandimwe, ntacyo byakugezaho. Iyo wikishingikiriza na konti ishobora kubiriho ikintu kabone niyo cyaba nakiriho, nakiri ibyo byakumarira, ariko ishingikirize ku Uwiteka. Ijambo riravuga ngo Uwiteka azadi binivra. Ijambo riravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, kandi nuvuga ngo nakubera umwungeri ngo njyana iruhande rw'amazi adasuma, yarangiza ngo agasubiza intege mu bugingo bwanjye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abasore b'imigenda bazacogora rwose. Tugeze mu bihe abantu bacogoye, tugeze mu bihe abanyembaraga bacitse intege, tugeze mu bihe muri ino minsi abo twabonaga nk'icyitegererezo nuvuga ngo barimo bacika intege. Tugeze mu gihe uyu munsi abo twafataga nk'abantu turebera bari reference zacu uyu munsi batenebutse. Ariko undi kidebosika, umva iki ijambo ry'Imana ririmo rivuga Uwiteka Imana nyiri icyubahiro irashaka kukubera umwungeri akavuguruza ibitakwemeraga, akavuguruza imbaraga z'umubiri, akavuguruza mu izina rya Yesu. Uwiteka nakubera umwungeri. Iyo inama irwaye umwungeri niwe uyivura. Iyo inama irwaye yize ikibazo nuvuga ngo yatatswe n'imbaraga z'umuntu, nuvuga ngo umwungeri niwe uyivura. Ijambo rero ikintu ririmo ritangaza, ririmo navuga ngo Uwiteka aje kukubera umwungeri kandi agiye kukuryamisha uruhande rw'amazi adasuma. Nuvuga ngo hari amakuru mashyashya ugiye kumva, hari message nshyashya zigiye kwinjira mu mutima wawe, hari ibintu bishya bigiye kwinjira mu bugingo bwawe, hari inkuru nshya zigiye kwinjira mu buzima bwawe. Ndimo ndatura aya magambo mvuga ngo Uwiteka Imana ikubera umwungeri, nta soni zizagukora, kandi ugiye kwambarira inkindi aho abantu bashakaga kugiye kwambarira incocero. Ugiye kwambarira icyubahiro aho abantu bashaka wambarira ikimwaro. Ndimo ndashaka kukubwira iki, ndavuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utajya ubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Niba wiringiye Imana ishobora byose, niba wiringiye Imana data wa twese, isoni ntizizagukora. Bakuroga ntizizagukora, bakwanga ntizizagukora, bakurwanya ntizizagukora, icyo bakora icyo cyo cyose. Ndashaka kugutangariza ikintu, nta soni zihari ku ruhande rwawe, nta kimwaro gihari ku ruhande rwawe. Ijambo rimwe rirambwira, ijambo ryuzuye. Imana data wa twese message y'imitanga iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri kandi ngo andyamisha uruhande rw'amazi adasuma, ngo agasubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo akanyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Tugeze mu bihe uyu munsi utayobowe n'imbaraga z'Imana, utayobowe n'itara ry'Imana. Uyu munsi abantu benshi barahari, barahagaze baremye, ariko amatara yarazimye, itabaza nirikibona. Uyu munsi aravuga ariko ibyo avuga bigahabana n'ibyo akora. Itabaza ryarazimye, itabaza nirikibonesha. Niyo mugezeho amagambo akubwirira mu ruhame, iyo muri babiri arahinduka. Ijambo ry'Imana ribaye ingume. Ndimo ndashaka kukubwira iki kintu, ijambo rimanutse rivuze ngo Uwiteka niwe mwungeri. Uyu munsi wubatse kuki? Nzatira gusoza uyu munsi ka adesive bresia. Uyu munsi wowe nkurikiye wubatse kuki? Uyu munsi nuvuga ngo ese imisengere yawe yubatse kuki? Uyu munsi urimo uragenda ute? Ese Uwiteka niwe mwungeri wawe? Ushobora kuba wajya mu rusengero ariko wubatse ku mushumba. Ushobora kuba wajya mu rusengero ariko wubatse kuri boyfriend. Ushobora kuba wubatse usenga ndetse cyane ukanatanga cyane ariko wubatse kuri business ukora. Ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri. Ese ninde ukubereye umwungeri? Ukubereye umwungeri ninde? Ese uhanze amaso abantu? Ese urimo uragenda munsi y'ukuboko kw'abantu? Fa ku giti dore hari Imana. Ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri. Hanga amaso imbaraga z'Imana, hanga amaso Imana. Imana yo mu ijuru nuvuga ngo abari kugenda imbere. Yigeze ibwira kura muga ngo nzakugenda imbere, ngo hataringaniye maringaniza. Nakubera umwungeri azakugenda imbere, nakubera umwungeri azakurwanirira, nakubera umwungeri ibibazo byawe bizabibye, nakubera umwungeri azadiringa na situation z'ubuzima bwawe. Nyemerera rero dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Ariko Uwiteka Imana yacu, Imana yo mu ijuru,
ishobora byose, yaremye ijuru ikarema isi. Imana yadukunze ikatwohereza umwana wayo Yesu Kristo. Ijambo rimanutse rivuga ngo Uwiteka niwe mwungere. Nakubera umwungere muvandimwe, nakurwanira intambara zawe. Niyinjire mu byawe, niyinjira mu byawe cyamunara ntizizaza, niyinjira mu byawe nta soni zagukora, niyinjira mu byawe abazima baba bazabakoze isoni. Reka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, niwe twizeye kandi niwe twiringiye. Ijambo ryarimo rirambwira ngo niwe mwungere wacu, kandi uri umwungere wacu, ntabwo babwisega, ntabwo babw'inyamaswa, kuko turyama mu gituza cyawe, tukumva ubwiza bwawe, tukumva shekina yawe, tukumva icyo tugambiriyeho, tukumva ubwiza bwawe. Nyemerera buri muntu wese urimo nkurikirana unyumva, imbaraga zawe nyinshi zinjire mu mitsi, zinjire mu nyama, zinjire mu misoko. Ubwiza bwawe burabagirana, ubera hose icyarimwe mu izina rya Yesu. Ndimo ndatura imbaraga, ibiturwanya ari byinshi, ariko Mwami Imana nzi neza ko ushobora byose. Girira neza abantu rero, kandi ubakure ku rwego ubageze ku rundi, ubaragire mu rwuri rwiza, ubaragire ahantu heza. Abatari bafitaho Mwami Imana, batari bafite urwuri, bahereza urwuri, barishe kandi barishe hagari mu izina rya Yesu. Ndagushimiye icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Yari Diakre Ntambara Emmanuel. Imana ibahereze umugisha mwinshi mu izina rya Yesu.